Nk'ibisanzwe ni kuri Niramba TV. Uyu munsi rero ndaje ngo turebere hamwe ngira ngo nk'ibisanzwe nk'uko twari dusanzwe tubagezaho amagambo y'ubwenge cyangwa se amagambo aba yaragiwe avugwa n'abantu bagiye batandukanye ariko y'ubwenge cyangwa se dukuramo inyigisho. Uyu munsi mu nyemerere tugiye kurebera hamwe mu gitabo cya Martin Luther King. Turagenda tugaruka ku magambo yagiye avuga cyane turagenda dusa nk'abasesengura mu kuntu gake gake biragenda mbega biterwa n'umwanya turaza kuba dufite mu kiganiro cyacu. Ariko ndagira ngo mbanze mbabwire ngo niba uzi ko ugeze kuri YouTube channel ari ubwa mbere, banza ukande subscribe kugira ngo tuzajye twibanira mu biganiro byose. Ubanza ukande no kunzogera asigaye ntuzajya ubona kandi igihangano cyangwa se iki kiganiro tuba twaprodinze gishimishije uzajya ugerageza usharinge na bagenzi bawe. Ikindi nukazajya ugenda utanditse muri comment ngo tumenye ibyari byo, tumenye aho dukwiye kongera imbaraga cyangwa se ibyo dukwiye gukuramo kugira ngo ikiganiro kigende neza. Rero reka dutangire twumve ngo Martin yavuze ibiki cyangwa se Luther King. You can cheat an honest man but not make a fool out of him. Ijambo rya mbere cyangwa se ikintu cya mbere muri kino gitabo cya Martin Luther King, ahangaha bari kutubwira ngo buriya ushobora kuba wafata umuntu w'inyangamugayo ukaba wamuryarya ariko biragoye ko wamuhindura ikigoryi. Ushobora gufata umuntu w'inyangamugayo ukaba wamubega ukamushuka ukamugira ibiki byose ariko kugira ngo uzamuhindure ikigoryi bikakugora. Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Ikindi kintu bari kutubwira ngo wowe ubwawe ugomba gutera intambwe ya mbere ugatangira kwizera. Kubera ko ntago ugomba kureba mbega ntago ushobora guhita ugera ku bintu byose icyarimwe aribwo mbega ugitangira ngo uhite ugera ku bintu icyarimwe. Oya, ahubwo ugomba guhera ku ntambwe ya mbere. Hari intambwe ubanza gutera mbere y'uko ugera ku bintu bigiye bitandukanye. Ntago ibintu byose wabibona ugitangira. Never announce your moves before you make them. Ikindi bari kutubwira ahangaha buriya ngo ntukagire utangariza ko hari ahantu ugiye kujya cyangwa se ntukagire ubwira ko ugiye kugenda mbere y'uko ugenda. Ibyo ni ibintu mbega niba uri gupanga kujya ahantu ntukazajye mbega ubitangaza mbere y'uko ubikora. Mistakes are proof that you're trying. Ikindi kintu Luther King akomeza avuga muri iki gitabo cye, arakomeza atubwira ko buriya ngo amakosa nicyo kimenyetso cyonyine kigaragaza ko uri kugerageza. Amakosa ukora mbega mujya mubona abantu bakuru dukosa nyine bagakosa bisanzwe pe, buriya ngo amakosa yabo nicyo kimenyetso kigaragaza ko baba bari kugerageza. Bury the past but keep the lessons. Ikindi Luther King akomeza atubwira ahangaha, ari kutubwira ati fata ahahise hawe uhashyingure ariko usigarana amasomo wakuyemo. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Ahahise ushobora tangira uhashyingure mbega ariko amasomo hagusigiye yo uyagumane. You are not doing what you love. You are wasting not only your time but also your life. Ikindi kintu bakomeza batubwira muri kino gitabo avuga ngo niba uri gukora ibintu udakunda ntabwo uri kwangiza umwanya wawe gusa ahubwo uri kwangiza n'ubuzima bwawe. Ibyo bintu nabyo mu byumve neza. Ubundi wagakwiye kuba ufite agakayi hari ahantu uri kwandika tuno tuntu kugira ngo utazajya uhora mbega usa nk'umuntu aho usacinga iki kiganiro. Ukimara kucyumva banza ufata agakayi ujye wandika bino bintu. Buriya ngo iyo uri gukora ibintu udakunda ntago uba uri gutakaza umwanya wawe gusa ahubwo n'ubuzima bwawe uba uri kubushyira mu kangaratete.
We can't change the past, but we can start a new chapter with a happy ending. ikindi kintu bari kukubwira ntabwo ushobora guhindura ubuzima bwawe cyangwa se mbega ibintu ukora, ariko birashoboka ko hari indi chapter ushobora gutangira mu buzima bwawe ikaba yahindura mbega ibintu wagiye ucamo, ibintu bigiye bitandukanye. Ariko murabizi ngira ngo kubaho aba ari rimwe, ntabwo wahindura ibintu byose wagiye ucamo, oya, ariko hari intambwe uba ushobora gutera byibuza ikakwereka iterambere ryawe. Understanding is deeper than knowledge. There are many people who know you, but there are very few who understand you. Ikindi kintu Martin akomeza avuga muri iki gitabo cye, arakomeza akubwira ko buriya ngo kumva mbega ni ikintu gihambaye cyane kurusha n'ubumenyi. Buriya umuntu wumva neza agasesengura ibintu, ngo kumva ni ikintu gisa nkaho cyagutse kurusha ubumenyi. Ati kuko hari abantu benshi bakuzi, atariko ni bakeya bashobora kukumva. Abantu benshi mbega barakuzi, mbega bagufiteho knowledge, ariko bari abantu bazagerageza kukumva ni bakeya cyane pe. Bad chapter doesn't mean the story is over. Always stay positive. Ikindi muri kino gitabo bakomeza batubwiramo, aya ni amagambo yagiye avugwa na Martin Luther King, nuko mba nifashije igitabo cye ngo turebe ibyo ari byo. Ahangaha bari gukomeza batubwira ngo kuvuga ngo chapitire imwe mu buzima bwawe mbi cyangwa se mbega kwa kundi uhura n'ibizazane mu buzima bwawe, biriya bintu ntabwo biba bisobanuye ko inkuru y'ubuzima bwawe irangiriye aho ngaho. Wowe icyo usabwa ni ukuguma mbega wiha icyizere, ukaguma uri positive. Ntabwo akantu gatoya mbega cyangwa se ikintu kibi kikubayeho mu buzima bisobanuye ko mbega story y'ubuzima bwawe irangiye, oya, ahubwo wowe gumana icyizere. Never argue with a liar. You can't win because they believe their own lies. Ikindi bakomeza kukubwira muri kino gitabo, bari kukubwira ngo bura ntukajye ujya impaka n'umuntu ubeshya. Nimukajye impaka n'abantu babeshya. Kuko ntushobora kumutsinda. Ntabwo ushobora kumutsinda pe, umuntu ubeshya ntabwo ushobora kumutsinda mu maka runaka, kubera yuko we yizera ibinyoma bye. Kuwe mbega uriya muntu mbega umubeshyi, ntukazajya ugerageza guhangana nawe ngo mujye impaka, oya, kubera ko ntushobora kumutsinda kuko we ibinyoma bye arabyizera ijana ku rindi. You are responsible for your happiness. Ikindi Ruteri akomeza akubwira ahangaha muri iki gitabo cye, arakubwira ati ni wowe ushinzwe mbega kwishakira ibyishimo, ni wowe murinzi w'ibyishimo byawe, ndetse ni nawe ushinzwe kwishakira ibyishimo. Every master was once a beginner. Ikindi kintu aka kantu njyamora kugira ngo mu biganiro twagiye ducishaho kuri Niramba TV nagiye nkagarukaho cyane. Ahangaha bari kukubwira ngo umuntu wese buriya uri master cyangwa se bantu mubona bari ku rwego rwo hejuru babatoza bagira ibiki, buriya nawe aba yaratangiye, ntago yinjiye mu mwuga ngahita aba master, oya, nawe yaratangiye. Hari igihe cyabayeho nawe aba beginner cyangwa se mbega aba mururu mu kazi. We're not given a good life or bad life. We are given a life. It's up to us to make it good or bad. Ikindi kintu bakomeza bakubwira muri kino gitabo, bari kukubwira bati twese cyangwa se twebwe nta muntu n'umwe uhabwa ubuzima bubi cyangwa se bwiza, oya, nta muntu mbega uvuka ngavukane ubuzima bubi cyangwa se ubuzima bwiza, ahubwo ahangaha bari kutubwira ngo ni twebwe bireba kwihitiramo kubaho ubuzima bwiza cyangwa se bubi. Ntago mbega nta muntu, ntago sinzi gusa muri kubyumva neza, ntago tuvuka ngo tuvukane ubuzima bwiza cyangwa se bubi, ahubwo ni twebwe biba bireba kumenya ngo njyewe ngomba kubaho neza cyangwa se nabi, ni twe biba bireba.
nta muntu mbega ubiduhatira. We are shaped by our thoughts. We become what we think. Ikindi kintu buriya ngo ishusho dufite tuyihabwa n'ibitekerezo byacu. Ati kuko duhinduka icyo dutekereza. Urumva ubwenge buri muri aya magambo ya Ruteri, ari kukubwira ngo twebwe ubundi dutatswe n'ibitekerezo byacu. Ati duhinduka icyo dutekereza, ibyo twatekereje nibyo duhinduka. The things that hurt you actually teach you. Ikindi kintu bari kugomeza bakubwira ahangaha, bari kukubwira ngo ibintu bikubabaza, bya bintu mbega ubona ukabona biri kukubangamira, biri kukubabaza, biriya bintu mu by'ukuri ngo ni nabyo bikwigisha, nibyo ukuramo isomo. Bya bintu bikubabaza mbega ukavuga uti ibibazo byaturutse, biriya bintu nibyo biguha isomo. Most valuable gift you can receive is an honest friend. Ikintu hano nanone gikaze muri kino gitabo bari kukubwira ngo impano y'agaciro gahambaye ushobora kubona ni ukubona inshuti y'inyangamugayo. Icyo kintu mujye mucyumva, buriya impano ihambaye cyane ifite agaciro ushobora kubona kuruta ibindi ni inshuti y'inyangamugayo. The best revenge is not to be like your enemy. Ikindi kintu buriya ngo kwihorera byiza, mbega kwihorera bya nyabyo ntago ari uguhinduka umwanzi. Ntago ari kugenda ngo ube nk'umwanzi wawe, mbega ni ukuvuga ngo iyo ushaka kwihorera neza ntago uhinduka mbega ntago witwara nk'umuntu waguhemukiye. Icyo bashaka kukwereka hano, kwihorera byiza ntago ari uguhinduka nk'uwaguhemukiye ngo nawe mbega umere nkawe. 90% of our problems are caused by our own thoughts. Ikindi bari kukubwira ahangaha, ahangaha muri kino gitabo barakubwira ngo 90% by'ibibazo dufite cyangwa se by'ibibazo byacu biterwa n'ibitekerezo byacu bwite. Icyo kintu ucyemere cyangwa se